umukecuru ukora mu muhanda ati mata uyu mugabo yitwa ngo iki yampanga ngo ati yitwa ngo iki ati mumutanure yitwa nde ati no. So tugiye kureba hamwe Karara ati hari izindi video zitari iyi ngiyi. Sylvie tugende gakeya rero. uyu munsi umugore watekereza ku mugore wa Sabe utekereze no ku mugabo w'uriya mugore. uyu mudamu yarakibana n'umugabo we ntabwo babana ariko na kiragiye ntabwo babanaga. iyi video turi kureba, iyi video yafashwe n'umuturage cyangwa iyi video niyo wayishyize hanze? Yego. Iyi video hari indi itari iyi cyangwa video ni iriya twabonye? Zirahari nyinshi ubwo zirahari nyinshi. Yaryamanye n'umugore ufite umugabo abizi. Wiriwe Clara, amakuru yawe? Mwiriwe, ni meza amakuru. Meze bon. Ni God. Ya bimeze neza, ni Godfather. Biteze. Meze fresh. So hari video turi kureba yacicikanye ariko nacekinze mbona ni wowe usa nk'uwayivuzeho. Tubwire Clara, ira video ni yande? Nabivuze ku kiganiro ni ya Sabe. Sabe Munongi Sabe wa Isimbi TV. Bushize se sinavuze kuri ya space mu harya ubwo ntangiye ubwo mise mbyita ngo space. Bushize ni nka ya nkuru n'ubundi urumva ntago abantu nyine n'ubundi bigeze bavuga ngo wenda ibintu byabaye reka tubireke bo barikomereje nyine ni nka bya bindi ngo akabaye cwende nikoga nyine ubwo. Nuko ngoko. Aha hantu ni hehe kuri urupangu, ni hehe bimeze biti? Duhemo mu ncamake abantu bafite amatsiko. Ariko nkuko nari maze kubikubwira ukurikiwe n'abantu 300. Hano ndi muri space y'abantu 300. Désolé. Ariko ntekereza ko nabanje kwigusa nta kibazo. So n'abantu ntabwo ndi ku murongo ngiye nyine. Ya. Ego. Nakubazaga ibingibi ni ya hotel batubwiye ubushize, ni video ya kera cyangwa iyi ni indi video, ni ibindi bishya? Ni ibindi byabaye nyuma ya biriya bya mbere? Oya ni ibishya ariko nabivuze kereze ni utabonye ikiganiro kuri Clara. Nabivuze ni ibisobanura kuri buno burwayi yavuze ko afite. Ego. Ni imvune rero yagize ya Mungu wangu. Iyi mvune ibingibi by'ejo bundi byatangazo ryakozwe ni imvune? Ni imvune nyine urumva yarasose yararimo asimbuka kubera ko bari bamufashe. Ari kumwe na wa mugore nyine n'ubundi bwino ndebe ya Mungu wangu. Ubundi ndagiye gutinda hano kugira ngo mwe mwikomereze sibyo? Ego. Nta nubwo wenda intego byari ugukomeza wenda kubivugaho cyane, ahubwo nabikoze kugira ngo abantu babone ko ibyo navugaga byari ukuri, kuko abantu benshi baranzamiye hejuru kuvuga ibintu bitari byo. Ibintu byinshi murabizi, amagambo yavuzwe menshi cyane, ariko ntago nabikoze. Kandi ikindi urumva babivugaga kubera ko nawe hari uruhare yabaga yabigizemo kugira ngo agaragaze ko ari we mukuri, ariko njye nabikoze kugira ngo nyine babone ko ari ukuri. Ubwo hari naho niba ari buze guhakana, ubwo nta kibazo ahakane nabyo. Ibi rero ni ukugira ngo abanyarwanda niba twigisha urugo, niba tuhamagara abadamu kugira ngo barire bavuge ibibazo by'ingo zabo, ariko nawe ni umuntu w'umugabo ufite urugo yakabaye atishimira gusenya urugo rwa mugenzi we. Okay. Nkuko ubushize baravuga ko batandukanye cyangwa bari muri divorce. Uyu mudamu yarakibana n'umugabo we? Ntabwo babana ariko na kiragiye ntabwo babanaga. Uyu munsi ariko ntabwo nibaza ko batarahana divorce kubera ko habaye ibibazo mu gihe nyine cya kiriya gihe navugaga iriya nakoraga kuri iriya operation. Yego. Urumva icyo gihe nyine niho hari habaye utwo tuntu tw'utubazo. Nyuma nyine biragira. Ni nacyo kintu nazize, ni kwa kundi umenya ibintu ukamenya utuntu wamenya ibintu ugahita ugira ibibazo, ugasanga abantu nyine batangiye gufata wa mugani niba sinzi uko nabyita, ukabona abantu batangiye gucaho iki. Ariko intego iba ihari. Urabona nka cya kiganiro yigeze gukora
kuri Ndimbati atanga ubutabera kuri uriya mwana. Mm. Ahangaha rero nturanye n'ijisho rya mugenzi wawe ukavuga ngo niba umuntu ari umunyamakuru w'umwuga koko, ariko yagakwiye kuba atanga urugero. Yagakwiye kuba atanga urugero niba umugabo aba yarwaye umugore we kugira ngo mukorane umubwira ko ari support, ni byiza gufasha umuntu, ariko wifasha umuntu kubera ko ushaka kumuprofita cyangwa se nawe yiza kukwaka support akeneye wenda kukwereka ibindi bintu bitandukanye. iyi video turi kureba, iyi video yafashwe n'umuturage cyangwa iyi video niwo wayishyize hanze? Yego, Iyi video hari iyindi itari iyi cyangwa video ni iriya twabonye? zirahari nyinshi ubwo Turashize. zirahari nyinshi Zirahari nyinshi. zirahari nyinshi, ariko ntabwo target wenda ari ukuza kugaragaza ngo izi n'izi cyane ko iriya video itarimo ubwambure, ko ari ryo kosa riba rigomba kuba rihari. Yego. Nta bwambure burimo, ntaki, juste no kugira ngo umuntu ajye agaragaza ko ibintu abavuga ntabwo aba ari ibintu nyine yahimbye tu yabonye gutya, nkuko nawe ashobora kuza gukora inkuru akavuga ngo uyu mugabo yateye umwana w'imyaka ingana gutya inda gutya na gutya, nkuko twavuga ngo uyu mugabo ufite urugo gutya na gutya yaryamanye n'umugore ufite umugabo abizi. Donc nibyo bintu muba mugomba nyine kureba, mukajya munavuga n'ibintu mwabiboneye nyine ibimenyetso. Waba waragerageje kuvugana na Ngwino Ndori cyangwa Ngwino Ndebe uriya mudamu, warabivugaho iki? Ntabwo nyivugana nawe. Ntabwo ukivugana nawe. Clara, icyo kiganiro okay, urakoze cyane, reka ngushimire, ntabwo ndi bukubaza ibintu byinshi. Ubushize haje ibimenyetso abantu baragushumika bavuga ko uje gusenya Sabe, ndi mu bantu babuze ibimenyetso iwawe, ndi mu bantu nanjye bakwamaganye tubona ko ushaka kumusenyera cyangwa ushaka kumusenya. Reka dukomeze turebe, reka ngushimire ku minsi ya mbere yabanje. Niba mwibuka inkundura yabaye ahangaha ku minsi ya mbere, muribuka iyi nkuru tuyivuga? Muribuka iyi nkuru hano yaciye inkuru, iyi nkuru tuyivuga murabyibuka? Sylvie nagusuhuje. Ndifuza ko ufata umwanya ugafata baba mama mukavuganira uyu mugabo. Mugarura tukavuganira uyu mugabo wavuganiwe na Karara tukamugira umusazi mu minsi yashize. Iyi video wayibonye? Niba wayibonye analize cyangwa murayivugaho iki? Baba damu ndashaka kugira ngo muze kuzamuka. Abandi muretse gusaba mike, abantu muri gusaba mike nanze kuzibaha kuko ntabwo biri ngombwa kuri mwebwe. Akantu kanteye ubwoba kurusha ibindi, video ni ntabwo ari imwe, ni nyinshi, hari izindi zitari iyi. Sylvie, Oui, wiriwe? wiriweho. Amakuru yiriwe? Ni meza. Ntiwifate kuri iyi nkuru, mu by'ukuri ukimara kubyumva wumvise warira? Ukimara kuyireba video ugasubiza inkuru kuri inkuru twakoze, wumvise ufite ubwoba mu nda? Ubwoba bw'iki? Mungu wangu, ibi bintu turabyita iki? Turabyita ko hari umuntu wakomeretse. Umuntu wakomeretse? Avuye he? Ari he? Avuye he se? Iyo video iri kukwereka aho yavuye? Ari guterurwa n'umuntu tuzi. Umuntu muzi se? Hari ikibazo? Vuze ngo iki? Hari ikibazo se umuntu uri kumuterura? Biriya biri normale? Biri normal? Akina marato? Mbongewe ntabwo ndi expert muri Sylvie, showbiz.
ntabwo ari yes showbiz, ibi ngibi ntabwo biri showbiz, ntabwo biri showbiz, Sylvie ntabwo biri showbiz. Ubushize inkuru umugabo yaratakambye, urabyibuka ngo avuze induru, umugabo avuze induru, urabyibuka, ariko umugabo ibintu atabaza, uretse gato, umugabo atabaza akavuga ko asenyewe, urabyibuka atabaza avuga ko urugo rwe rusenyutse. none se isitari nk'izo ntabwo nzumva cyane kubera ko ibyabaye no ureke Byakozwe mvuge ariko n'umugabo wari kubyumva Sylvie. Iyo biza kuba byarakorewe umugore wari kubyumva, ndabizi cyane, ariko kuba oya byarakorewe umugabo, uyu no mugabo no yaraje, no uretse gato, oya uyu oya yego, uwo mugabo yari afite umugore uri macuwa, umugabo yari ari macuwa, so ninde wasenyeye undi umuntu uri macuwa? That story zanyu zo muri showbiz, seriously speaking, reka dusubire inyuma issues gato yari muri hari story nta ukuntu, mwana reka kamaze nguhe oya headline yuko byabaye, uretse gato kango manze nguhe headline yuko byabaye, ubyumve. Umugabo tugiye kuvuga iyi nkuru, ntabwo nza kubyiha Sylvie, tugiye kuba honnête, ntabwo kuvuga ngo umuntu yari macuwa. Uyu mudamu yabaga mu rugo, murabyibuka, Sabe ngo abafungurira YouTube channel. Ntabwo iyi video ndi kwishinja Sabe, ntabwo iyi video ndi kwishinja Sabe nta na gato, ntabwo ndi kwishinja Sabe, ariko bivugwa ko niba mubyibuka, uyu mukobwa ngo bafunguye YouTube channel, urabyibuka, ngo Sabe ababwira ko agiye kugira gute, kubafasha kuba promotinga. Umugabo asanga batari gupromotinga YouTube channel gusa, ahubwo n'umudamu bari kumupromotinga mwikundana buhanga. Umugabo ngo aramubwira ati mada, icara ngo utunge, narakurongoye, guma hano mu rugo, ibyo byo kujya gufungura ama YouTube channel kuko afite amafaranga ndakwiyamye, nakurongoye ndi uwumwe, va muri ibyo bintu. Inkundurira ba umudamu aravuga ati wewe wacabariza ko n'ubundi umugabo yatangiye kugenda umugore runono. Ibya hoteli mwarabyumvishe, ariko tubigira impfabusa kuko nta bimenyetso twari none se no. iyo video ni ibimenyetso Uretse gato, umugabo sempre ndividi gaporare yavugije induru, ntihagira umuntu umwumva. Sylvie, reka twumva abafite amakuru, noneho uze gutanga cyangwa uze kutubwira niba ibi bintu bikwiye. Oh haleluya. Babarira gato, icyo cyo nukuraza kumva amakuru. Maguru ni umuntu wamenye amakuru ya Rwampara mu bantu ba mbere. Maguru, ijambo ni ryawe, maze nze fate Sylvie mu bazibazo nka bibiri. yego ntago iyi nkuru nayita ikinyoma kubera ko isohotse, ngewe niba wayibonye neza nayinyimaranye kuva ikiba ako kanya, ngewe nari yifite, nari nanayizi, urumva, Jésus-Christ. ariko urabona ntabwo mfite imbaraga zahangana na Sabe mu gihe naba nsohoye inkuru iremereye nk'iyi ngiyi. Na source yayo urayibona Godfather, Yego. na source yayo urayibona, ni inkuru, urumva, ibi ni ibintu byabanze guhishirwa. Buriya bivuga ko byanatangiwe amafaranga cyane, ariko n'ubundi byo byamaze kujya ahagaragara, kubera ko burega nubwo mubona tumeze gutya, igihe umuntu aba afite amakuru ariko ntabwo wabasha kuyasohora ngo ubashe kurwana nayo, bishobora bitewe n'imbaraga bifite. Ibi rero ngewe nari ndi bifata muri cadre, wenda nanjye ndu umupapa ndubatse, nibazaga Sabe ko wenda twamuhaga abagore bacu bakabivuga mu izina ry'abagabo, kugira ngo bamuha abagore, cyangwa se nako bamuha ubuhamya, cyangwa se bakigisha bagenzi babo bukweri. Kumbi ni uku biba bimeze. Ni icyo kintu nabifashemo, birambabaza, ariko ndayibikana. Inkuru ntagomba gusohora kuko nayo kurwana nayo, niyo wampamagara wese namusubize inkuru yanjye y'ako kanya, akaba ari yadiringa. Okay, byagenze bite rero? Ndavuga ati mukuraho amaboko pe, mukuraho ukuntu umuntu yizeraga, mufataga nk'umuntu uri seriye. Icyo gihe ndetse byansabye ko uwo muntu umpaye ayo makuru mufata nk'umusazi, kugera ubwo byaje kugeraho rwose birasandara. Nyine abantu banini barasohora bashobora kubihandoringa no kurwana nabyo, natwe turabyenjoyinga, ariko
ntabwo ari nabyita ibihuha kuko ni ibintu byavuzwe n'umuntu utari umwe cyangwa se n'aho byabereye hari njye nabihawe n'umuntu wari uri ahantu bibereye ako kanya wampara noneho wabibonye umukecuru ukora mu muhanda ati mata uyu mugabo yitwa ngo iki yampanga ngo ati yitwa ngo iki ati mumutanure yitwa nde ati no so tugiye kureba hamwe Karara ati hari izindi video zitari iyi ngiyi Sylvie tugende gakeya rero oya ntugende shinga urashingira gakeya yego urambajije ureke njyewe develop ibintu ukuntu mbyumva aha kwanza kureba iriya video kireka niba mufite utuntu mu mutwe wanyu iriya video umuntu ari ku muhanda yavunitse yaba yaguye muri ruhurura yaba yakoze iki kubera iki mushaka ko umuntu ureba video abona umugore abona uriya mugabo so video unless you bring video uriya mugabo arimo njyewe simbazi by the way njyewe ikintangaza ni how people are investing uriya mugore wavuze I'm so sorry I don't know how yavuze muri video yawe muri microphone yawe uriya mugore aravuze ngo I invested. For me, it's just that courage and audacity of people to go to invest gushaka ngo abagabo n'abagore baryamana n'abagore babandi nibiki. Nta mwana urimo de 18 ans, 2 nta muntu mwafatiye mu rugo rwundi kubera nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvogera urugo rwundi. So pour moi ikintangaza nukumva ko ngo n'uyu munyamakuru urangije kuvuga ngo twarabyinvestizemo ngo byadutwa comment ça se fait que abantu bazima bari kuinvestinga mu kujya gushakisha abantu bakunda n'abantu bakorana happiness n'ibiki there are no kids involved in those relations. So nukuvuga abantu bose bagenda peut-être navuga in case ntabwo nzi niba ari byo nimba Sabin yarafashaga bari abakobwa kubafungurira izo video n'ibiki abizi where is the problem. However, if he had power over them kubera hari ibintu yabafashaga akaba yaryamana nabo that is abuse because Sabin had power on them noneho biridinga ko they can have a certain relationship unless you people tell me you went to investigate if there was abuse between njyewe nta nubwo ndi gushinja Sabin simbazi I'm not a showbiz person ariko kubera ko wambajije njyewe I see what I see. I saw a video aho umuntu yaguye nanje nigeze kugwa muri ruhurura ahangaha pe njyama kuriya ku buryo naravunise njyaho sima. So umuntu aje rero akabansangana n'umuhungu bakeka ko n'abasokanye na urumva nawe yavuga ngo ngo umuntu avuye gusimbuka hano. So njyewe mureke mvuga ibyo nabonye kuri video it doesn't tell me anything else. Abantu bareke kuzajya batekereza ibintu beyond that. Ako noneho kubera ko hari story y'ibyo mwavuze byabaye which I didn't follow very much ariko noneho to analyzing nimba koko muvuga ngo Sabin yabafunguriye video kugira ngo aba marketing n'ibiki it's good to promote them nimba muri yo process abo bantu barakundanye with consent and equal power it means those people ni bakuru baradecidinze ariko nimba byaragaza aho Sabin aba pushinga to have sexual relationship because even yabakoreraga it means there is abuse in that. Who abused who? Nukuvuga Sabin abused them because he had power on them. If those people loved each other, they are mature, they arrived kubyo mwavugaga kuri social media nukuvuga for me there is no problem because mature people ahubwo kintangaza it's how people are investing money nkuko babivuze ngo bino bintu byaraduhenze byarakoreye what motivate you people instead yuko mujya ku investigatinga ibihingwa runaka ahantu runaka bitari kwera byakabaye biga why are people investing their energy time and money to go to investigate ku bantu bakuru barimo barakundana mwagiye mukainvestinga those teenagers barimo barafata ku ngufu who is kubafata ku ngufu ese arimo aragera kuri justice narimbizi ko ubwo uretse gato biraza kugo Sylvie uvuze ko utazi iyi nkuru ukuntu yatangiye urukumva naragendaga nyumva ariko hari nibyo muvuze ahangaha ngiye nari nakoze disclaimer ko I'm not into showbiz I may say ibyo ntazi ariko ngiyewe I comment on what I see ibyo ushize mu mugongo wawe I don't see it ngiyewe gusa na commentinze ku bintu bibiri Godfather the video I saw ngiye nabonye umuntu yago noneho okay suppose ko bari bavuye mu masengesho
aho bari bavuye no mu kabari no kwinywera no kwirira bari bavuye Kanyarira brochette aho gusenga. baba bavuye hose. No, now let me now come aho mbona ko abanyarwanda sometimes the level of humanity irimo iragenda. Dusuppose ko yasimbutse igipangu from Ari muri whatever things siporo. listen suppose ko yasimbutse igipangu. Mhm. Ese why are people na compassion gatoya ko umuntu yavunitse? Ese is he a criminal? Njyewe simuzi, the guy, I don't know him. Vraiment, personally, I don't know him. I don't follow even his whatever. Sinzi ukuntu ari umusitari n'ukuntu hatari umusitari. Apart kumenya ko hari abantu yaherezaga platform bamwe tukabafasha bari gwaye n'ibiki. No, why are you all concerned about icyo mwatekereza ko ari action, not about his health? Someone yaguye, at least avuyemo ari muzima. Then say, okay, there is one thing, yaba yarakoze ikibi ako noneho icyo kibi se, is it a crime? Did he kill someone? Noneho Yes sir, ntabwo yishyuye noneho umuntu nta akurahiye. n'umwe uri Oya. gutekereza ko yanavunitse. Ngewe mu nteye ubwoba if umuntu Umuki. yavunika to that extent and you start bringing this into his pain. Nta crime yakoze, nta mwana mutoya yafashe ku ngufu, kireka gusa muje mukambwira ko through helping them a YouTube he abused them, he had power over them. That one I will understand. Ngewe kugira ngo mvuge ko yaba abusing nuko na understanding who are those girls and whatever, I don't know them and I don't want to invest in that. Noneho na power yarafite channel amenyereye araba marketinga. Hari ukuntu abagabo badutereta kubera ko turi kujya kubasaba service bakaba in that case numpereza service ushaka kuntereta nukuvuga there is an abuse already which is happening. Kireka ibyo ngibyo ari byo wambwira ako for now I would feel that you people have to have sympathy a little bit ku muntu waguye mwabonye yavunitse kuriya abantu gutwitinga mva. I was so shocked. Mbwira crime yaba yarakoze ku buryo yavunika. You people don't even say, oh, for now we are sorry for what Sylvie, happened to him. Sylvie, mu bantu ngewe ibintu ntari buze kwemeranya nawe urimo kumva right left ebo ese nibwo bambere ngize amasogisi agira iry'uburyo n'iry'ibumoso papa ni bikibaho. So umva icyo nkubwira rero kimwe n'iki ngiki, reka tubigendanemo gatoya. Ntabwo ngenza kukwemerera niba utarakurikiye iyi saga ukuntu yatangiye. Nubwo Urumva? yakoze iki cyaha cyatuma utagira ubumuntu gatoya ku muntu uburetse gato urumva ngewe ndahangaha gukora ibintu ibingibi. Ubundi iyo nza kuba ntarafashe pansiyo yo muri ibi bintu by'ubuvugizi biriya bintu byagiraga oya iyi turayenjoyinga nk'ibigone. Iyi ni breaking news yabayeho, erega ntabwo ibingibi tuzareka. Iyi ni breaking news ngo dufata nta sayidi mfata ariko yo nza kuba nkiri muri bya bintu bya mbere nariko ndi kumuzindura ndi gukorera ubuvugizi uriya mugabo ari kubyingo namubwira iki wa mugabo we. Reka nkubwize ukuri igitsina cyishe umuntu uretse gato ni ukuvuga ngo ugiye gukurikira iyi nkuru hano uyu mudamu uvuze ngo yakoze investigation. Uyu Karara yaraje hano tumuha bene wabo turamwamagana. ariko se gadufanda ko muvuga ko umugore yadivorishije nta right afite. Ntabwo yadivorishije, ntabwo nkwemerera. Aha turi muri ntabwo nkwemerera. Ntunyobye Sylvie, ntunyobye. Aya makuru aza hanze. Uburetse gato uyu mugabo yavugije induru. Rega ntabwo ndemera kuri ari sabe. Ntabwo era video nge sindemera. Yavugije induru yarabitse umwana mu rwiwe ko yara umugore wari umukuru ari mature. Aho ngaho rero niho abafeministe mujya muheza inguni nkumva twarwana. Sylvie, umugabo yaratabaje aravuga ati ariko hano umuntu ari kunsenyera nkeneye guta. Twumvikana ikintu kimwe. Niba uramutipe uko akaraga ururimi kuri mikoro ariko akaraga uragira ngo umugabo uribuka impanga, uribuka inkuru y'impanga. So rero nituvuga kuri ibi bintu ntabwo uza kutwereka ko abantu bari macuwa. No, ntabwo nakwemera ko musheminga ziriya mpanga kubera ko ntabwo ari abana batoya. Wabyumvise? Tugende gake. Sylvie, ntunyobye. Wamwumvisha wamuheza ngo urumva ko Sylvie bari gukwepa agana kuri babakobwa. Ntabwo ashaka kugira ngo ntibigere ku mukobwa manze kubigira ari kubinomalizinga kugira ngo ntibigere ku bakobwa. Uburetse gato unyumve nabi ngewe. No, urumva ukuntu utangiye kubinomalizinga. Tugende gakeya. Uyu mugabo watabaje kuva ku munota wa mbere akavuga ko umugabo agiye gusenya urugo rwe. Ibya hoteli umugabo abakurikira murabyibuka. Umugore amubwira ko agiye kujya hehe
areka ntabwo izi nkuru za showbiz tuzareka kuzivuga, murabeshya tuzazigwaho. Muribuka umugore inkuru yo kuri hoteli, umugabo amukurikira akabafatira kuri hoteli, none se you don't uretse find gato that abnormal? tukabagira Ntabwo ubibona abasazi, anormal? uretse gato biri Umugabo normali. muzima araza, no, I'm sorry, he's a victim, I'm not undermining Kandi his, but I oya, kandi find it victim kugira ngo weird ntituze ko kuvuga ngo yaza, uretse gato niba kunze uriya mugore se yazaga kukwabira ahangaha ababwira ngo umugore we yamusanze muri hotel. How a woman you love, now you come to scream saying why you don't sit with that woman? Nimba munagomba gutandukana, so we yaje muri media akora iki? ntabwo umugabo yaje muri Mwaramushimye media, se ko yaje kuvuga ngo yasanze umugore we ntabwo ahantu ariko Sylvie ntabwo ikintu yaza kuba ari umudamu wa masaba uri gukora statement itandukanye n'iyi. Sylvie ntabwo ngende gukora ubuvugizi, uwo mugabo simuzi, sinshaka no kumumenya. Ahangaha turi kuvuga kuri video tutazi neza ko ari iya Sabe. Clara atubwiye ko afite izindi video, murabyumviye mu magambo ye. Turahangaha ibiriho biravugwa, erega umuntu wacu niwe uzaduhitana, none twaraka kuvuga ibiriho ntabwo tuzareka none se kubivuga. motivation, reka noneho njye muri Ugaruke gato ya motivation. Uwo rero, muntu uretse ushaka gato kubwira ngo afite izindi video, arazifite. ni iyihe kontra afite yo kujya gukurikirana ngo ntabwo tuzatwigumisha, uretse gato can't you just go there? aho ngaho nicyo kibazo. Ibyo bintu n'abantu byo gushaka, bafite uretse gato ibi bintu namwe mugomba kubihagarika, byo kumva ko mugomba kudufungira muri communauté iri aho ngaho. Turi amarobose, my friend. none se wowe ni umwana mutoya, wowe Godfather, iyo communauté ntabwo ishoboka, ntabwo ibaho. pardon, Listen to me. nimba umuntu ari umunyamakuru baje kuvuga ngo abanyamakuru ngo bainvestinga amafaranga kujya gushaka video, bainvestinga amafaranga muri bari abantu bari gufata abana ku ngufu. Ari n'umwe muri abo banyamakuru wari waza kuvugira ngo byantwaye igihe, byantwaye amafaranga, byantwaye iki, njya gushakisha cya kigabo kirirwa gitera inda abana b'abakobwa muri kate. Tugende kuri motivation y'umuntu muzima w'umunyama. I'm sorry, I don't know even them, so nothing personal with them. Umuntu muzima mukuru uri professionnel yinvestinga amafaranga, akainvestinga na time, ukuntu babivuze ngo birarusha, ngo bagiye gushakisha ngo umuntu runaka ufite imyaka irenga 18 abantu mwumvise, abantu mwakurikiye iyi nkuru ndabasaba kuzamuka. Sickness, there's no sickness, ntabwo nkwemerera. Abantu mwakurikiye iyi nkuru, abanyarwanda invest their own time to monitor people. ngo iki Ntabwo abantu ba investing their time ibi rero, to iyo become the investigator. uretse gato iyi si my friend, iyo uri umusitari cyangwa ufite izina cyo twumvikana, Iyo ni showbiz rero niko muyita. ntabwo ari showbiz. Uretse gatoya, ibi ngibi ntabwo ari akariho karavugwa, urumva, akariho karavugwa. Sylvie ntabwo unyobya, ahubwo Sylvie nk'abantuza nk'abafeministe, sibyo? Uyu munsi mutaninge, sibyo? Uriya mugabo mugende mu muganirize yahuye n'ihungabana, ariko uguze umugabo ukurusha ifaranga akagutwara umugore bakamurongora, ureba biravugwa. Ngewe nimero ubutani listen Godfather, ahubwo abantu benshi mwaramuyobeje hano aza kubabirira tout simplement. Ntabwo yigeze aza hano. Reka umva nk'ubibeshya. Ayo ma YouTube yagiyeho, abo ma YouTube yagiyeho wiyobya abantu, umva ngusobanurira uko byagenze, tubaza amakuru. Godfather nanjye muze kumpa ijambo nibiba ngombwa. Ndaguha ijambo mukanya hangane. Sylvie niyo mpamvu ugomba kumenya iyi nkuru. Ntabwo uyu mugabo yagiye kuri YouTube, ntabwo uyu mugabo yigeze avuga, agahinda karamurunduye, arwanira nabo kuri hoteli, itangazamakuru baryahateye amatako. Uyu mugabo ntabwo aravanije mu kanwa ko yifitiye agahinda. Impanga zaravuze, Sabaravuga, bagira uyu mugore bamutera utwansi. Karara baravuga ati nyaguhamba wowe urashaka, Karara wowe urashaka kuzamukira kuri Sabe. Sabe n'imfura, Sabe ntabwo kumanza atazi narongora, sinzi nuko abyara. Bamugira umusazi. Reka twumva abandi. Sylvie ukeneye kumva n'imvano y'iyi nkuru. Umva sinkeneye kumva iyo nkuru, ngewe simba nkeneye kumva inkuru. Nimba wamtangiye iyo biza kuba ari umudamu, uburetse gato, iyo biza kuba ari umudamu. No. By the way, Godfather, don't misquoting. Ngewe ndumva if your stories are true,
ni ukuvuga niba umugabo yaragaragaje ko umugore yamuciye inyuma, it means the woman betrayed the man. That is a fact. Nimba ari ibyo muvuga ari byo, njye nta bimenyetso mfite. However, I find it weird, reka mbisubiremo, ko professional journalists can invest their money and their time Yes, ukuntu baje they are. There is kutubwira to investigation. No, investigate. Listen, aho ngaho rero uri gufata nk'umuntu utarize no Sylvie birantungura. ndakredite, no No, 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 Godfather, no, no. urashaka ko ndakredite tinde Uretse ko gato uwo mugabo habaho yabaye no, victim. no, 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 no. Kankubaza ikintu kimwe. Samuel Beka ntiyari inshuti yawe. Wose uri enemy wanje. Uretse gato ndi kukubaza. Samuel Beka yakoraga izihe topic? Ni urugero ngo Ntabwo nshinzwe kumonitoringa topic yakoraga, ariko ureme okay sinzizi. ndabizi ko uretse gato Sylvie uri mu bantu ntiwabaye Yari umunyamakuru. ukora izihe nkuru cyangwa we yidekaraga ko akora izihe nkuru muri journalism habamo icyo bita investigation journalism cyangwa ba investigator muri Okay. journalism. Uretse gato ahangaha rero kumva ko ari ishyano ari umuco mubi w'abanyarwanda kuko bakoze inkuru zicukumbuye, kambishyire mu kinyarwanda, inkuru zicukumbuye zibaho kandi zirakorwa my friend, urukumva excuse me, inkuru zicukumbuye zirakorwa zikabaho. Ibi ngibi ntabwo uza kuntwara hano wumve ko ngo ko uyu mudamu Clara ngo iki bakinvestinga bagashyiramo amafaranga, inkuru nk'izi ngibi biba byakorewe ahihishe kandi bitari byiza bikajya hanze. Urumva reka Sylvie nta kintu ntabwo uza kunyumvisha ukuntu ngo uyu munyamakuru reka ahubwo reka twumve uyu muhagabo tugaruke. Aha, Okay, salut à tout le monde. Nge natangiranye nawe iki kiganiro gitangira, ariko ndaza kugira wenda kuvuga ku kintu Maguru yavuzeho uyu munsi. Sylvain ari kuvuga gutya akavuga nkaho arengera cyangwa se yumvikanisha ko kuri uriya mukobwa wagaragaye muri iriya video ufite impanga ye nkaho ni bakuru n'ibyo, ariko yibagize ko ari kwibagiza ko uyu munsi Kayigamba uranyumva? umugabo twabonye afite umugore, kandi umugabo twabonye aza hano cyangwa se yakira abadamu baza bakavuga kenshi ko bahemukirwa n'abagabo, umugabo yanciye inyuma bigenda gutya ndababara ngira gute. Ariko se nk'uko Karara yabivuze, nanjye hari umuntu wenda reka bwo ako nkavuge, umuntu yarampamagaye mu minsi yashize, hari ku cyumweru muri weekend yashize, arampamagara arambwira ati Maître Jado, wenda bamwe mu batanzi nkoresha TikTok cyane na Instagram, arambwira ati ko nzi ko Sabari inshuti yawe wakoze ibiganiro wagize gute, ko mfite video ze nyinshi. Ese video ufite yaguhaye? Ati hoya, ati mfite video ze kandi video zishobora kugira gute kugufasha. We yabimbwiraga nk'umuntu nyine, ambwira ati uze uzishyire hanze. Njye namubwira nti rero reka tubanze duhure, kuko numvaga mfite amatsiko. Twese ahangaha yaba Sylvie ibyo yavugaga tuba hano, amatsiko niko turemye. Numvaga nshaka kwirebera, ngezeyo koko nirebeye mbona ni ibintu biryoshye kubibona. Wa muntu koko uza akavuga runaka byagenze gutya, abagabo bavuga mu mazina, na Sabe nawe kwa kundi yariterana mu nkuru ze, yo pole sana ni ukuri kuki abagabo umunsi babaye gutya gutya na gutya. Mbirebye nahise ngira ubwoba nsubiza inyuma. harimo nta nubwo ari iriya njye nabonye nkurikije izo muntu yari afite. Noneho ndamubwira se niwe wazifashe? Ati hoya, ni umukobwa wo muri karitsiye sinzi uko baziranye. Ati niwe uzifite, njye naraziyoherereje. Ndamubwira se ibi bintu nyine ukaba warabikoreye iki? Numvaga nanjye igihe kimwe nzatwika nkagira gute, kuko ni umunyamakuru ukomeye, ni umuntu rimwe na rimwe uza nyine akakora inkuru cyangwa se kuvuga ku bandi nk'uko mwahoze muvuga kuri Ndimbati. Ndangije ndavuga nti se za ndwara yenda ajya agaya ku bandi nawe yazirwaye. Ariko kubera ko nagerageje wenda kumwandikira ngo wenda tubiganireho gutyo bisanzwe, ariko
njye basabye ko video bazimpa, njye ndavuga nta oya, ntago nkunda cyangwa se mu buryo njye nkora muri showbiz cyangwa se muri kwa aya ma social media, ntago nkunda kugira gute gusa nk'uzana ibintu by'abantu wenda bishobora kubashoka nk'uko Sylvia bivugaga, kuko video nk'iriya cyangwa se n'izindi nabonye zisohotse byatera ibibazo, kuko sinuriya w'impanga gusa, hari undi sinzi wenda nimba mu iyi minsi wenda ari ubushyuhe buri kumuzamo, kuko no muntu twabiganiriyeho aravuga se iyo bujuje miliyoni ni uku bigenda, ariko numva wenda ko nabonaga ni umugabo, nanjye ndi umugabo, ni umubyeyi, uyu munsi nkeka ko wenda afite umwana cyangwa se abana, ndavuga nta mpamvu yo kuza, ahubwo njye biranambabaje ko nibyo nibizajya hanze nk'uko numvise wa mugabo yabivuga, avuga ati byadutwaye umwanya cyangwa se bidutwara umwanya kugira ngo inkuru nk'izi zize abantu bazibone, n'izo nizijya hanze cyangwa se bikaza nabyo wenda Sylvie, imvugo ya Sylvie yahinduka, ahubwo wenda ndabizi ko na Sabe ashobora kuba ari hano, iyo ibintu nka biriya bije ni igitabo, ubuzima tubaho ni igitabo, uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe, ahubwo wagiye uko cyangwa se yagiye akora inkuru, nimba umugabo acitswe, nimba umugabo baravuga ngo uyu mugabo aguye undi arenzaho utwatsi, ariko inshuti yanjye wenda izo nizijya hanze, kuko ndabizi ko hari abantu mw'iyi mihanda bo baticaye ubusa kugira ngo hahire rimwe, izo niziza imvugo y'uyu mubyeyi izahinduka, ntabwo wenda nshaka kugira ngo ayihindure none, ariko uyu munsi icyo tuvuga kuri Sabe, ukibona video nk'iriya, the first of all namubwira ngo Paul nimba ari hano, kuko kuvunika aho yavunitse wenda ava n'umusirikare aravunika amanuka mu mutaka, cyangwa se wenda umwatlete nawe akavunika ari mu ma exercise, umuntu wese rero mw'iyi mihanda iranyerera, icyo wenda nshaka gusorezaho iranyerera, n'abandi bari hano tujye twirinda kwiha abantu, wenda uyu munsi rwose ari hano kuko birashoboka Paul sana kuba yavunitse, no kuba wenda hari ukundi kuntu aho yavaga cyangwa se yatabawe n'uriya muntu, nabyo bifite ubusobanuro, ni kuki uriya mukobwa ariwe wahageze akaba ari uza kumusova, banamubaza ati se uyu ninde, kandi urabamubazaga ngo ninde, arabizi ko yari Sabe, kuko nimba ubibona Sabe yaragerageje kwiyambika ingofero n'amarinete nyine kugira ngo bitandukane nuko n'abake bamuzi bahite bamubona, rero byanze bikunze ndabizi ko n'izo ngizo zizajya hanze, sinzabigiramo uruhare, kuko iyo mbigiramo uruhare mba narazifashe uyu munsi nanjye, aho wenda ntwikira nkaza nkatwika, ariko se ejo nanjye ko byangeraho, nicyo natekereje, ndavuga nti rero ikiza no kwenda nabanza nkavugisha uyu muntu, ariko abenshi muri aba ngaba bafite ama platform manini, niyo umugiriye inama abanza kukurebera mu ntuza mu jisho ry'aba followers, uyu muntu aforowingwa n'abantu bangahe, uyu muntu bimeze gute, ariko ahangaha dufite byinshi by'abantu, cyangwa tubona byinshi by'abantu bitewe n'abaducaho, kuko hari abamotari babyuka igicuku bakora amajoro, nibo babona ibi bibi cyangwa se ibi bintu byinshi biza bigiye kugira gute, bigiye kudusaza kw'iyi mihanda. So rero nsoza, umudamu Sabe afite umugore, uriya mudamu waje kumufasha, ariko mvuge ko yaje kumwunga, hariya wenda hari hamaze kuboneka ivuriro hariya bari buragira ngo amwunge, nawe yari afite urugo. Ese Sylvie, nimba koko wenda uri umufeminist, uyu munsi umugore watekereza ku mugore wa Sabe, utekereze no ku mugabo w'uriya mugore.